mu ngendo zigiye zitandukanye mu mikino igiye itandukanye. Ariko mu bintu bagiye bashinjwa urabona nk'ubu ngubu ibyagiye bivugwa nko kuri Yorke byavugwaga yuko adashobora kuza muri economic class aho abandi babicaye mu ndege hasanzwe ko bashaka itike ya business class muri VIP urumva bakongera akakubwira yuko nka Yorke adashobora kwemera kurarana n'abandi bakinnyi. Giclere Fontaine aho abafaransa baba bari bleu n'andi makipe akomeye abakinnyi kurarana ko abafaransa n'abongereza n'abadage bakinnyi ugasanga bararana mu cyumba ari babiri si ikibazo cya mikoro, si ikibazo cy'ubushobozi buke, ntabwo ari cyo kibazo. Bango abakinnyi bari kumwe nk'uko akenshi n'abakinnyi bararana baba ari n'abakinnyi b'inshuti no mu buzima busanzwe bikrea bond ngwaye nk'urugero. Lionel Messi kuva yagera muri equipe nationale nkuru yararanye na Sergio Kun Aguero kuva Aguero avuye muri aseze muri equipe nationale. Bara abakinnyi bararana muri hoteli buri gihe. Bikajyana nyine n'ubucuti ndetse abari ikintu cyo kugira ngo bamenyerane bakundane kuko kenshi ko mumenyana kenshi ko bafatanya no kurarana biriya bintu by'ama equipe ntabwo biyorosa ishuka imwe cyangwa kuvurira urumva muri hoteli bafite ibitanda bitandukanye. Iyo bavuze ko abakinnyi kurarana no dutanda tubiri ntago ari ku buriri bumwe, ntago ari ku buriri bumwe, dutanda tubiri duhuriye mu cyumba yego muri room imwe. Urumva nuko bigenda. Ibyo rero baba bajene bakavuga ati ntitubishaka. Ikindi ni icyo bita prime de participation, amafaranga babagenera yahimbaza mushye ko kwitabira ubutumire bw'ikipe y'igihugu. Ayo nayo barayanze baravuga ngo hari igiciro cyane cyane nko kuri Yorke yagennye avuga yuko ayo batanga atayemera. Ibyo rero abatoza bakabireba ntabwo batanga urumva ubwitabire ni igihumbi cyari igihumbi ariko cyari igihumbi ubwo mbiheruka prime de participation kuko ngira ngo Yorke icyo gihe we yifuzaga bitatu. Amakuru ya nyuma numva mperuka ese Axel hari ikibazo ngiye misengera izo kondisiyo yashyizeho hari igihe zigeze kubahirizwa inshuro yaje kuko nk'inshuro iheruka Amavubi akina yari yaje simbizi kuko urumva baje kuganirizwa nyuma bagera aho basa nkaho bashyira agapira hasi wenda sinzi niba nyuma byarongeye bikabafata ibiba byabafashe ntazi byari byo bakongera bakabyanga niba byaranabayeho bishobora kuba byarabayeho nk'inshuro imwe ntago mbyibuka neza ariko ibyo byo kuba byarabaye noneho ngiye icyo mba nibaza rero umutoza buriya abari manager urumva abagomba kugerageza ku managing equipe abagomba abakinnyi bose kubaganiriza mood kabimwe bakasenyera umugozi umwe kugira ngo abakinnyi bakine bishimye bagere no kuri resultat nziza iri positive. Ubwo rero ngiye icyo nibaza ahangaha aba bakinnyi ese niba abakinnyi twabura mu ikipe y'igihugu igikuba kigacika nicyo nibaza urumva igikuba cyo ntago niba abakinnyi twakomeza kwegera no kwigisha kugira ngo duprofite karite zabo tugere ku musaruro yaho ngaho niho ndiho. Ese ibyo bakora hari abandi bashobora kuza kubikora yewe bakanarenzaho ibyo aho ngaho niho nshakishiriza ikibazo. Gusa ngiye nkagira ikibazo gikomeye cyane nakwibaza nkavuga nti ibintu bibayeho rimwe kabiri gatatu abatoza bose bahuriza kuri icyo kibazo, iki kibazo cyakemuka gute? Uyu musore byo nkuko bigarutse Axel ikintu kigarutsweho rimwe kabiri gatatu hari ukuntu kiba kitari bugende neza ko nka Rafael Yorke we yinjira mu minsi ya mbere Amavubi ntabwo yinjiye neza. Abantu bajya babyibuka ya incident we na Sugira Ernest kuri nimero 16 umuvandimwe avuga ati ndayishaka no muri club niyo nyina nasugira ati nanjye niyo nimero yanjye muri equipe nationale. Numva nyine n'utuntu twagiye dukurikirana akajyaho n'ibyo ngibyo by'umwaka ushize mu kwezi ndumva kwa 9 toza bahamagara dufite match ya Benin ya qualification nabwo ntaboneke. So amakuru yatangiye kuba menshi ku mukinnyi runaka igihe usanga wenda nawe hari utuntu tutari twiza kuri we hari n'ibyo asaba hari igihe aba yumva ariko akina ku rwego wenda rudasanzwe kuruta bagenzi be
ariko nanone yo muri equipe nationale burya hari uburyo message bigomba gutambuka yo mushaka kigera ku buyobozi akenshi muregerana nka equipe mukaba mwabwira nka kapiteni wanyu Bizimana Djihad mukamubwira ati turabona duhakenewe ibi nibi message ikagira uburyo itambuka kugira ngo igere mu buyobozi akwe bishatse kuba heavy dusunike ntitugaragare kuko icyo cyifuzo wagira n'abakinnyi mu myaka yatambutse bagiye bakigira k'amafaranga yakongerwa ariko bakagira uburyo babikoramo ku rwego rwa karite nka Kim Sahaba aracyari umusore ukiri muto kina muri shampiyona ikomeye nk'igihugu yo mu gihugu cy'Ububiligi muri equipe ya Berchot ndumva yari yaratijweho na equipe ya Anderlecht yego Anderlecht ni equipe nziza myaka mitoya yazamukiye muri academy nziza cyane nka ndumva Lille yazamukiyemo na academy nziza cyane yo kuzamukiramo nk'umukinnyi ku myaka mito twazamukenera mu gihe kiri imbere ariko intangiriro zitabaye nziza hari igihe usanga n'amaherezo atabaye meza nabonye reaction y'umubyeyi wa Raphael York yikoma cyane itangazamakuru ry'imikino hano mu Rwanda avuga yuko amwe mu makritika akorwa ku muhungu we bitari bikwiriye birumvikana nk'umubyeyi agomba guproteja umwana nta nubwo tubivuze tubishimangira twebwe tugendeye ku byabaye kuri experience yo mu minsi itambutse wenda koca nubwo atashatse kujya muri detaye ngo avuge zimwe mu mpamvu ariko birakenewe ko hagira igikorwa kugira ngo mu by'ukuri no mu bandi bazahamagarwa no mu bandi basore bazahamagarwa mu gihe kiri imbere ibintu bigenda neza kubera ko iyo kipe yatangiye gusa nkaho izamo umwuka utari mwiza binagira n'ingaruka ku musaruro rusange wa ekipe ubwo rero amurushe we koca we umwanzuro we yarawufasha ubwo nyine yatangaje ko mu gihe hagiye hari abo bakinnyi batazaza ikigomba gukorwa rero ubwo ni umwanzuro wa koca n'ufata ijambo rya nyuma reka tubyakire gutyo ariko n'abajya urumva Raphael York na Sahabo ni abakinnyi batakuriye hano mu Rwanda ni n'abakinnyi batakiniye amakipe hano mu Rwanda abazajya bajya kuganiriza abakinnyi Burayi cyangwa n'ahandi no hanze y'u Rwanda bajya n'ibingibi babishyiramo ibihe muri condition ibi ko ibi nyine turimo guhura nazo kese zirimo kugenda zivuka bajye babwirwa nyine uko bimeze niba wemeye kudukinira bisaba ibi nibi bisaba ubwitange bwawe bisaba kugendera ku by'abandi uhasanze bafata byose nyine bibabwira ariko akse aba batipe azi ahaje aba batipe babikora bwa materi kuko nk'abandi babikora mu buryo buri professional uraza ukazira kuri prime nk'abandi ukabaho nk'abandi ahubwo utwo tuntu ukadushyiraho bigendanye na performance wakoze wenda extra wenda ukamubwira ati nge wenda uramba nk'abandi ariko nintanga assist nk'ebyiri ushobora kongeraho utwo tuntu ariko bijyanye na performance ukababwira uti wenda ngewe nintsinda ibitego ibingibi wenda nka bitatu muri match nk'ebyiri mushobora kuzanyongeraho akantu ariko ukabibabwira mu buryo wakoze nyine ari ibintu bigaragara nabo bafite aho bashingira babiguha ese nk'ayo mafaranga bavuga ugiye nko wenda uyabemereye ukajya nko kuyaka muri federasiyo wagenda uvuga ko ari ayiki wagenda uvuga ko ari ayiki ahubwo se abandi bagenzi babo bakina nabo babimenye ubwo urumva byagenda gute ariko we gukina no muntu rero ufata prime ya 3 we baraguha 500 cyangwa 1000 uwo muntu se kandi rimwe na rimwe wenda banza no hanze ho banza azavuga ati nava imbere aza yipase na defende anatsinde byose abyikorere kuko niwe ubona menshi ntago numva ko abayobozi babikora mu bushishozi bwabo buri kipe z'igihugu zose kwisi tumenyereye ko prime bingana hari n'ibihugu bimwe na bimwe byatangiye no kuringaniza amafaranga ahabwa ikipe z'igihugu zabo z'abagore ndetse n'abagabo nka Leta Zunze Ubumwe na Amerika ndetse na Brazil uyu musore Raphael York afite na record y'imvune nayo tuyigarukeho ni umusore umaze igihe yibasirwa n'imvune ko nibuka ko nko muri match iheruka sinzi niba muyibuka yagiye mu kibuga yabanjemo asohoka mu minota ya kare cyane na half time ndumva itari irangiye kubera ibibazo by'imvune hari n'izindi nshuro zigiye zitandukanye aza muri equipe nationale agasohoka kubera ibibazo by'imvune no muri club ntago arimo akina imikino myinshi mu buryo bukurikirana afite ikibazo cy'imvune yagize nawe ishobora kubimubangamira cyane muri
muri iki gihe gitambutse nubwo bivugwa ko ngo atigeze aza ku mpamvu ze bwite. Hakim Sahabo we ngo akaba bivuga ko yasabye ikiruhuko, niko amakuru agenda yandikwa ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ariko ni abakinnyi ntekereza ko wenda umutoza wa equipe nationale ashobora kuba yafashe imyanzuro ye bijyanye n'uko yari abakeneye serivisi zabo kugira ngo aze arebe urwego bariho, bamenyerane na bagenzi babo benshi bashya, ariko yazabifashisha mu mikino ikurikira ya qualification tuzakina mu minsi iri imbere. Yari match nziza yo kubapimiraho urwego bakinaho ndetse n'ibindi yari anabakeneye cyane. Ariko Adera aba batoza b'Abarabu muri DNA zabo ni abatoza batavugirwamo. Yego ni abatoza b'igitsure, niko Abarabu bateye. Ariko hejuru y'icyo ngicyo kuri koca nka Amrouche ufite network nini, kuko ndibaza ko kuri mu gihe Amrouche agifite amasezerano mu Mavubi, nge niteze abakinnyi benshi, niteze amasura menshi mashya tuzabona yiganjemo abakinnyi cyane cyane abakina mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi, kuko afite network nini, afite abatoza b'inshuti ze benshi, afite aba agent benshi bakorana muri biriya bihugu byo ku mugabane w'Uburayi. No vuga ngo rero aravuga ati ngewe nkurikije network mfite, nkurikije abagent tuzeranye, abatoza tuzeranye, twabanye, twiganye, twagiye duhura hirya no hino, nta mukinnyi kuri we imbere ya Amrouche navuga w'akamana. Niko navuga ugomba kumukoroga cyane, niko navuga ko kuko shwa option mfite ni nyinshi, amahitamo ni menshi. Yego yes, akarukora gahunda zimeze ubwo n'abantu baraza kumva match. Ndabona abayobozi batubwira ko rwose abantu baza ku Kayishema nabe yigaragaza abategura Quantum. Yego aze kuba turagurika tewe mugenzi wacu Kayishema Titi Thierry